Ndabashuje mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, mbifurije amahoro aturuka ku Mwami wacu. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, reka tubanze duhamagare Mwuka Wera azabane natwe. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye kubw'urukundo rwawe, turagushimye ko tukiriho, tukiri bazima, turagushimye kubw'intambara turwanirira, turagushimye Mana kubw'amahoro, turagushimye kubw'imbaraga zawe, turagushimye kubw'imirimo itangaje ujya ukorera umwana w'umuntu. Aka kanya rero tugiye gusangira ijambo ryawe, ndakwinginze Mwuka Wera uzubane nanjye, undinde kwiyobora, ahubwo unyobore, ijambo ngiye kuvuga Mana rizagira umumaro umuntu wese uzaryumva, bifashijwemo nawe. Urakoze, urakarama rero, tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Alleluia. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe ko iduhaye umwanya wo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo ukuri ni ingenzi ku musirikare wa Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu Befeso igice cya 6 umurongo wa 12 kugeza ku wa 14. Kadusome. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirane n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Amena. Reka dusubiremo umurongo wa 13. Nuko mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Amena. Tugiye kureba akamaro ko gukenyera ukuri. Mu ntwaro nyinshi umukristo agomba kwitwaza kugira ngo abashe kunesha umwanzi we. Bibiliya iratubwiye ngo n'abafite ubutware n'abafite ubushobozi ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Kugira ngo ubashe guhangana nayo rero nuko uba uri umusirikare. Umusirikare w'igihugu ubundi aba yambaye uniforme. Umusirikare ugiye kurwanira igihugu agenda yambaye uniforme, afite intwaro zikenewe kuri urwo rugamba agiye kurwana. Uyu munsi tugiye kureba ku ntwaro ikomeye yitwa ukuri. Murabizi neza ko uniforme za gisirikare ni imyenda ibirekuye. Ntabwo umusirikare yambara imwenda umufashe. Impamvu yambara umwenda umurekuye ni ukugira ngo abashe gukora ikintu cyose ari comfortable, nta kintu kimujena. Nimba ashaka kwiruka yirukanke bitamujena, nimba ari ugusimbuka asimbuke bitamujena, kuko yambaye umwenda ugufashe ntabwo wabasha gusimbuka nkugeraho wagera wambaye umwenda utagufashe. Umwenda ugufasha urakujena. Imyenda ya gisirikare rero iba irekuye. Ari ishati bari nini ikurekuye, ipantaro abari nini gukurekuye. Niyo mpamvu mu ntwaro umusirikare agomba kwitwaza, agomba kuba afite na sentire, afite umukandara, kuko uniforme yose igiye kudodwa badoda ishati n'ipantaro, ariko ntabwo badoda sentire. Sentire igurwa ukwayo. Iyo sentire rero irakenewe. Umusirikare yagiye kwambara imyenda y'urugamba agomba no gushyiraho umukandara, ariyo sentire. Bibiliya iratubwira ngo mukenyere ukuri. Mukenyere ukuri nk'umukandara. Umusirikare ugiye ku rugamba rero akenera kuba yambaye imyenda imurekuye kugira ngo nashaka kwiruka bimworohere, nashaka gusimbuka bimworohere, ariko uwo mwenda ugomba kuba umufasha. Kugira ngo umufate nuko yambara umukandara, ariyo sentire. Umukandara rero mu Kristo ni ukuri. Umuntu iyo yambaye umwenda umuntu iyo yambaye umwenda ugaragaza uwo ari we. Yari umunyeshuri aba afite uniforme z'ishuri, yari umusirikare aba afite uniforme za gisirikare. No mu buzima busanzwe umuntu w'umusinzi, iyo mubonye ari umusinzi aba yambaye umwenda w'ubusinzi. Uravuga ngo uriya ni umusinzi, nubwo wamubona atasinze, ariko abantu baravuga ngo uriya mugabo ngo ni umusinzi, uriya umureba ni umusinzi, aba yambaye umwenda w'ubusinzi. Umugabo w'umusambanyi
nubwo yaba atariho kubikora, ariko iyo bamuziho ubusambanyi baravuga ngo uriya mugabo ngo ni umusambanyi, uriya mugabo ni umunyamahane, aba yambaye umwenda w'amahane. Umukozi w'Imana rero nawe aba yambaye umwenda umugaragazaho ubukozi bw'Imana, akavuga ngo ni umuvugabutumwa. Uriya muvugabutumwa, umuntu nimba yitwa umuvugabutumwa, aba agomba kuba yambaye umwenda umuranga nk'umuvugabutumwa, agomba kuba yambaye umwenda uhagakiza kugira ngo bimenyekane ko yakijijwe. Ntiwajya kuvuga ibyo udakora. Nimba rero warakijijwe ukaba wambaye uwo mwenda w'agakiza, kugira ngo uwo mwenda ukugumemo ugomba kuba wambaye sentire cyangwa umukandara. Uwo mukandara rero ni ukuri. Umwenda wambaye, nimba wambaye umwenda wa pasiteri witwa umupasiteri, kugira ngo umwenda ugumemo ukugumemo ntuzatakare, ugomba kuba wambaye umukandara. Uwo mukandara rero ni ukuri. Yesu aravuze ngo ninjye kuri, ninjye nzira, ninjye bugingo. Yesu ubwe nawe ni ukuri. Niyo mpamvu mu ntwaro umusirikare agomba kwitwaza agiye ku rugamba, agomba kwitwaza ukuri. Kristo nimba ari ukuri ubwo azagufasha urwo rugamba. Ariko tugiye kureba umumaro w'umukandara ku musirikare. Turafata ku rugero rw'umusirikare. Umusirikare ugiye ku rugamba. Umusirikare iyo ari ku rugamba, urabizi neza ko akenera kwiruka. Iyo bibaye ngombwa ko yiruka asubira inyuma, hari igihe biba ngombwa ko wiruka usubira inyuma usa nk'uhunga umwanzi kugira ngo yenda utegereze ramforo, cyangwa se ariyo tactique mwakoze ngo musubire inyuma mwirukanka, bo baze abanzi baze babakurikiye, nibo bakurikira, noneho izindi ngabo mufatanyije nazo zituruka inyuma zize mufatira umwanzi hagati. Namwe mwongere muse nk'abasubirayo musanga umwanzi, n'abandi baze basanga umwanzi mumufatire hagati. Umusirikare akenera kwiruka ku rugamba rero. Umusirikare akenera kandi kwiruka ku rugamba yirukankana umwanzi ngo amugeze kure. Tugiye kureba rero umumaro w'umukandara kuri uwo musirikare ushaka kwiruka cyangwa se bibaye ngombwa ko yiruka. Umuntu wirukanka bimusaba kuba imyenda yambaye imufashe kugira ngo niyirukanka agende bimworoheye nta kimutangira, kuko ipantaro yahamanutse yagutega. Ugiye kwirukanka kandi uyifashe muri sentire yayo, uyifashe nyine mu mukandara, hajya imikandara ukagenda uyifashe. Iyo wirukanka ntago bikorohera kwirukanka unafashe ipantaro, unafashe imbunda, ntago byakorohera. Niyo mpamvu umukandara ari ngombwa rero. Umukandara ni ingenzi ku musirikare wambaye uniforme. Bibiliya yatubwiye ngo wambare umukandara ari wo kuri, mukenyeze ukuri. Reka turebe rero umusirikare ugiye kwirukanka ari ku rugamba rwana na Satani. Murabizi ko ku rugamba turwana na Satani, kenshi turwana n'icyaha. Satani icyo dutega n'icyaha. Hari ibyaha rero tunesha ari uko twahunze, twirukanze. Hari ibyaha duhunga, hari n'ibindi uhangana nabyo. Ariko icyaha uhunga wirukanka, bigusaba rero kuba wambaye umukandara kugira ngo niwirukanka uwo mwenda wambaye utagucika ugatakara, iyo pantaro wambaye itagucika igatakara. Tuvugwe urugero. Nimba ugeze mu nzu usabwa gusambana, ubusambanyi bwaguhagurukiye, ikigeragezo cy'ubusambanyi cyaguhagurukiye, hari abantu baguteza umutego w'ubusambanyi, kugira ngo uneshe bigusaba kwiruka. Dufite urugero rwa mwene data Yosefu mwene Yakobo. Yigeze bimubaho, umuka Potifara mutega umutego kugira ngo amusambanye, kugira ngo aneshe byamusabye kwiruka. Buriya ataza kuba akenyeye rero ukuri, yari kwemera ibinyoma, kuko umugore ntago yamuteretesha gukuri. Yaramubwiraga ati buriya turyamanye nakuzamura, turyamanye nakuha inzu aha naha, turyamanye byakugirira umumaro. Yosefu kuko we yarakenyeje ukuri, aravuga ngo sinshobora gucumura ku Uwiteka umwami wanjye, ntago nacumura ku Mana yanjye, njewe ndi umuheburayo. Yarakenyeye imyambaro, yarayikenyeje ukuri, kuko ikinyoma, ikintu cyose gikorewe mu mwijima bari ikinyoma. Ariko kuko yarakenyeye ukuri, yarirukansa aragenda. Iyo uri umukristo rero ukenyeje ukuri, ufite ukuri, hari ibyaha wirukanka ugahunga. Ariko iyo udafite ukuri rero, udafite sentire, twavuze ngo ukuri ni umukandara cyangwa ni sentire. Iyo udafite sentire wemera ikinyoma. Yosefu yari kwemera ikinyoma, akavuga ati nibyo koko kanzamura, birashoboka ko yamubwiye ngo nahita nagukura aha ngaha nkakujyana yenda ukabagavana, nkagusabira akazi keza.
ukaboreka kuba umugaragu, ariko kuko yari akenyeje ukuri yanze gukora icyaha, arirukanka arahunga. Iyo wambaye sentire kwirukanka birakorohera, iyo wambaye ukuri guhunga icyaha birakorohera. Ukuri rero ni ingenzi ku musirikare uri ku rugamba. Nanone kandi umusirikare uri ku rugamba hari igihe nanone kenera kwirukanka, yirukankana umwanzi amukura mu byimbo bye, amukura ku butaka bwe. Nimba umwanzi ari ku butaka bwawe ugomba kumwirukankana ukamugeza kure. Kugira ngo rero ubashe kwiruka ugere kure, nuko wambaye ipantaro yawe igufashe ikurekuye, ahandi hose irakurekuye, ariko mundi igomba kubigufashe kugira ngo idatakara. Iyo rero igufashe ku buryo itatakara, wirukankana umwanzi ukamugeza kure. Iyo rero nta sentire ufite, ubwo ni ukuvuga ngo wamwirukankana ntagere kure, kubera ko nawe ufite ibigutega bikubuza kwirukanka. Iyo umwanzi rero atagiye kure, umva ingorane zibaho. Iyo wirukankanye umwanzi wawe ntagere kure, ugira ingorane nyinshi. Ingorane ya mbere, iyo umwanzi muturanye atageze kure yawe, urahinga akaza agasarura imyaka yawe, mu gihe cyo kwera araza agacunga ari nijoro, akaza akabisarura. Waba wohereje amatungo yawe mu rwuri, kubera ko umwanzi muturanye ashobora gucunga nijoro, akaza akayiba cyangwa akica abashumba bawe, akakwibira amatungo kubera ko umwanzi muturanye. Iyo rero utirukankanye umwanzi ngo umugeze kure, arakunyaga. Ni nk'umukristo utararukankanye ikinyoma ngo akigeze kure. Iyo ubeshye Satani yaza akakunyaga. Ushobora kuba ufite akazi kawe ukajya wiba ubika rimwe ugahisha zeru, utanga raporo ko hinjiye miliyoni imwe, hinjiye miliyoni imwe n'ijana, ugatanga raporo ko hinjiye miliyoni ebyiri, hinjiye 2,500, ukagenda ubeshya. Uko ugenda ubeshya rero niko umwanzi umuhaye icyo cyo kuzaza kukunyaga. Igihe kiragera ukabona bakwirukanye kuri ka kazi, ubwo umwanzi akabara kunyaze. Kubera iki? Kubera ko ntiwakenyeye ukuri ngo umwanzi wawe umwirukane ajye kure. Nanone kandi ushobora kuba uri umucuruzi, warashoye amafaranga yawe, uri muri business yawe, ukora amanywa nijoro, ubyuka ukajya kurangura, ariko ukanga kwishyura imisoro kubera ko utirukankanye umwanzi ngo agere kure, ukanga kwishyura imisoro. Mu minsi mike Rwanda Revenue cyangwa abashinzwe kwishyuza imisoro bakaza bakagutereza cyamunara. Urumva umwanzi atabakunyaze? Umwanzi abakunyaze, ugasubira ku isuka, ugasubira ku cyavu. Kubera iki? Kubera ko utirukankanye umwanzi ngo umugeze kure, ntiwakenyeje ukuri. Ntabwo urugamba warwanye na Satani ntiwigeze wambara umukandara, ntabwo wambaye umukandara wo kuri. Iyo utakenyeje ukuri rero umwanzi wawe araza akakunyaga. Ikindi, iyo umwanzi utamwirukanye ngo agere kure, izindi ngorane uhura nazo, ashobora kujya arokirita abana bawe cyangwa abavandimwe bawe akabajyana mu gisirikare cye. Hari ukuntu yinjizamo abacengezi bakaza bakajya babeshya abana, bakabizeza ibitangaza, bakabashukashuka bakabajyana, bakakunyaga abana, bakagutwarira abana. Iyo bagutwariye abana rero nawe baba bakunyaza amaboko. Niko bigenda ku muntu rero utarirukanye Satani ngo mugeze ku rutarakenyeje ukuri. Niko ubuza abantu kwinjira mu gakiza. Abantu banga gukizwa, kandi twahamagariwe kubyara tukarera abantu, tukabarera mu gakiza, tukabagira n'ababigishwa ba Yesu. Iyo utagira ukuri rero ubura abo ubyara, cyangwa abo ubyaye baracika bakagenda bakabati ni umunyabinyoma, uramushumba arabeshya, uramukozi w'Imana arabeshya, uramuvuga butumwa arabeshya. Abana wakabyaye cyangwa wabyaye umwanzi akabanyaga. Kubera iki? Kubera ko utirukankanye, ntabwo wakenyeje ukuri ngo wirukankane umwanzi umugeze kure. Ikindi umwanzi agukorera iyo muturanye utamwirukankanye ngo umugeze kure, izindi ngorane uhura nazo. Umwanzi iyo ari hafi yawe utaramwirukankanye ngo agere kure, ikindi kibazo kibaho, akurasaho.
akurasaho, akarasa amasasu, akaba yaza akagera ku butaka bwawe, yakwica abantu bawe, yakwica amatungo yawe, yakwangiza imyaka yawe. Iyo umwanzi utamwirukanye ngo mujyane kure, umukure hafi y'igihugu cyawe, akurasaho. Niko na Satani rero, iyo utamwirukanye, iyo udakenyeje ukuri nyine ngo mwirukankane umugeze kure, niko akurasaho ibitero bikakugeraho. Amasasu akurasheho akugeraho, ibitera akoherereje bikugeraho. Satani uzi ko ahora arwana yazanywe no kwiba no kunyaga, iteka akoherereza ibirwara by'ibyorezo, iteka atwoherereza amahoro make mu ngo, iteka atwoherereza abana bakagira ingeso mbi bakatunanira. Ibyo byose iyo utakenyeje ukuri ngo wirukankane Satani agere kure, akurasaho, ugasanga guteje indwara zidasobanutse zikugezeho, aguteje amahoro make mu rugo akugezeho. Kubera iki? Kubera ko utakenyeje ukuri ngo wirukankane umwanzi umugeze kure. Twize ko iyo utakenyeye imyenda yawe, iniforme yawe, ipantaro ya gisirikare, iyo utayikenyeye cyane kugira utayifatishije itagufasha, iyo wirukanse wirukanka gakeya, imbaraga ukoresha ziba ari nkeya, uba ufite byinshi bikujena. Niko rero umuntu udafite ukuri aba afite byinshi bimujena. Ntabwo ubona uko ukiranuka nk'uko bikwiye ngo uhangane n'umwanzi wawe, umwirukane, umuvane mu byimbo umugeze kure. Iyo utamugejeje kure rero akurasaho, akagutera indwara zikakugeraho, akaguteza amahembe akakugeraho, akaguteza abantu uburara. Kubera iki? Nta kurugira. Ukuri ni intwaro nayo tugomba kwambara duhangana na Satani. Yesu yari ukuri, nawe yavugaga ukuri. Murabizi ko iyo byabaga ngombwa ko atakuvuga kubera ahantu yari ageze, urabizi agiye gupfa, hari aho bamubazaga agaceceka. Impamvu yacecekaga, yabonaga abo bantu batakumva ukuri. Ariko aho kugira ngo ubeshye, uriya waceceka. Aho kugira ngo ubeshye umuntu wisobanura, wakwicecekera nk'uko Yesu yacecetse, ariko ukarwanisha ukuri kuri uru rugamba turiho turwana na Satani. Kuko tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Ikindi umusirikare rero akenera yari ku rugamba, akenera gusimbuka. Iyo uri ku rugamba aba ari ahantu mu mashyamba, mu bishanga se, ashobora guhura n'icyobo bikamusaba gusimbuka, ashobora guhura n'umutego akawusimbuka. Nimba ageze ku nzu ahantu ashobora yumva yaca kuri iyo nzu akayisimbuka, akagenda agakomeza akarasana. Gusimbuka biba ngombwa ku musirikare uri ku rugamba. Niko bigenda rero n'abakristo bari ku rugamba, hari imitego usabwa gusimbuka. Umusirikare rero udakenyeye ipantaro ye itarimo umukandara kugira ngo azasimbuke agere kure biramugora. Niko n'umukristo udafite ukuri, hari imitego utasimbuka kubera nta kurugira. Ugasanga umujene afite abasheri 3, afite abasheri 4, nimba ari umwana w'umukobwa afite umugurira amavuta, umwishyurira inzu, umuha mituyu, umugurira bandozi. Umva abo bose uba babwira ko ubakunda, ariko ubu babeshya. Iyo baguteze imitego rero ntiwasimbuka yose uko ari ine. Wasimbuka umwe ariko undi ntiwawusimbuka kubera kutagira ukuri. Ariko iyo ufite ukuri ukagenda tudroit, ufite uwo wahisemo, ufite uwawe ukamubwiza ukuri, birakorohera gusimbuka iyo mitego yose. Imitego yagutega yakorohera kuyisimbuka, ariko imitego abasore 3 bagutega ntago wapfa kuyisimbuka yose. Niko rero waba umeze nka wa musirikare udakenyeje ukuri, nubwo yambaye uniforme, nubwo uri umuririmbyi, nubwo uri umuvuga butumwa, ariko iyo udafite ukuri imitego bazagutega ntuzabasha kuyisimbuka. Ariko iyo ufite ukuri birakorohera gusimbuka ukagera kure. Imitego bagutega yose urayisimbuka ukagera kure. Danieli mukozi w'Imana yakoranye n'abantu bamugirira ishyari, bamuteze imitego myinshi, ngo bigiye baravuga ngo byose twarabikoze, ngo kereka nidusigara tumutegeye ku mategeko y'Imana ye. Buriya bamuteze abagore biranga, bamutega ruswa biranga, bamutega abakozi abafata neza. Ibintu imitego yose bamuteze yose yarayisimbutse kuko yari afite ukuri. Umusirikare uri ku rugamba rero akenera gusimbuka imitego. Nawe hari imitego utazasimbuka igihe cyose utagira ukuri.
igihe cyose utambaye sentire kandi sentire ari ukuri, hari imitego utazabasha gusimbuka. Izo ni ingorane abasirikare batambaye umukandara cyangwa sentire bahura nazo ku rugamba barwana. Ikindi, umusirikare uri ku rugamba akenera kurasa. Nimba akenera kurasa umwanzi we, agomba kuba ari muri pozisiyo yumva imushoboza gutagetinga umwanzi we. Umusirikare rero uri ku rugamba, nimba afite imbunda, amaboko yombi arakora. Uko iburyo gufite icyo gukora nuko imoso gufite icyo gukora. None uhibaze yambaye ipantaro itamufashe, byamusaba ko ukuboko kumwe kugiye gufata ipantaro, ukundi kugafata imbunda. Urumva yabasha kurasa neza? Ntago yabasha gutagetinga umwanzi we. Ikindi, nimba yenda ashatse gukoresha amaboko yombi, byamusaba guhagarara nabi ku buryo ipantaro itamanuka. Ariko urumva ntago wabasha gutagetinga umwanzi wawe. Iyo uri umusirikare rero ku rugamba utambaye sentire, kurasa umwanzi wawe byakugora, ndetse byaba bimworoheye cyane ko we yakwica, kuko ushobora guhagarara nabi ntube wabasha kumwikinga kandi byari ngombwa, kubera ko wambaye imyenda ikuje nikubuza kugenda. Umukandara rero urakenewe kugira ngo ubashe kurasa umwanzi wawe. Niko n'umukristo akenera umukandara, akenera ukuri kugira ngo abashe kurasa umwanzi we neza. Kugira ngo urase umwanzi wawe Satani, ukenera ukuri. Ukeneye kuba ufite ukuri kugira ngo uhangane n'abakubeshyera. Ugomba gukoresha ukuri kugira ngo uhangane n'ibikubuza gukizwa. Ugomba gukoresha ukuri, ugomba kuvuga ukuri, ukavuga uwo uri we. Nimba uri umukristo wijya ahantu ngo uvuge ngo hoya ngo buriya ngo nuko mfati kujya gusenga ngo ntago ndi umukristo, ariko uvuze ukuri ukababwira uti je narakijijwe, nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ukavuga ukuri kwawe, ubasha guhangana n'umwanzi. Uwiteka nawe kuko abatubereye maso akamanuka akagufasha urwo rugamba ukanesha. Ariko iyo urwanisha ikinyoma, igihe kiragera umwanzi akagukubita isasu mu mutwe ugapfa. Ndavuga umwanzi Satani. Umusirikare uri ku rugamba rero akeneye kuba akenyeje ukuri. Ku rugamba turwana na Satani, kugira ngo umwanzi wawe atakurasa, ukeneye kuvugisha ukuri, ukeneye gukoresha ukuri. Mu kazi ugakoresha ukuri, mu murimo w'Imana ugakoresha ukuri, mu rugo aho ugakoresha ukuri. Ukuri kurakeneye kugira ngo umwanzi wawe atazakurasa, kuko tufashe igihe mu ntambara tugoswe n'abanzi. Nudakenyera rero imyambaro y'agakiza wambaye, nutayikenyeza ukuri, umwambaro w'agakiza uzagucika utakare. Uzagenda uhangana n'umwanzi, uhanganisha ikinyoma, ariko igihe kiragera ikinyoma kigacika intege, ukuri yo kuje gutsinda ikinyoma. Nujya gukorera Imana rero ujye uyikorera mu kuri no mu mwuka. Uvuga ijambo ry'Imana ukuri kwaryo. Nimba utanga ubuhamya bwawe ubutange mu kuri. Nimba ukora kontabilite mu kazi yikore mu kuri. Nimba uyobora abakozi bayobore mu kuri. Wigira butonesha mu abandi ubakinyize. Ukeneye ukuri kugira ngo ubashe kunesha umwanzi wawe. Umwanzi wawe ni Satani. Satani akoresha abantu iyo baje guhangana nawe, wowe ufite ukuri ukoresha. Igihe kiragera ukabatsinda, kuko bavuga ko ngo ukuri, baca umugani ngo ukuri kugenda kuzamuka kuri esikariye, ikinyoma kikagenda kuri asanseri, ariko ukuri kugatanga ikinyoma. Nagira ngo nkubwire rero ngo ukuri nubwo kwatinda, ariko ukuri ntikujya gushya. Vugisha ukuri mu byo uvuga, koresha ukuri mu byo ukora, bana neza n'abantu ubabwiza ukuri. Usanga muri iki gihe ikinyoma kiratwaye, gifite imbaraga mu bantu. Satani yaretse twihana ubusambanyi, twihana ubujura, twihana kwica, ariko ikinyoma abantu banze kukihana. Satani abereka ko ari akantu koroheje, ariko ni ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye. Ukuri ni ikintu gikomeye. Intwaro nayo igomba kujya ku rugamba. Nukuvuga ngo ku rugamba uriho rero nugenda udafite intwaro zose, umwanzi azakurasa gushobore.
usanga muri iki gihe umujene abwira undi, umuntu akajya gufiyansa akabeshya aturuka, akabeshya ko atabyaye afite abana, akabeshya ko adafite ababyeyi kandi abafite, agakoresha ikinyoma, akavuga amashuri yize atize, akavuga umushahara ahembwa adahembwa, agakoresha ikinyoma. Ariko nagira nkubwire ngo urwo rugo ugiye kubakira ku kinyoma ruzasenya, ni nko ruzasenyuka. Ni nko gufata inzu yawe ukayubaka munsi hejuru washyizemo mine cyangwa washyizemo bombe. Igihe kiragera iyo bombe igaturika, iyo nzu nubwo warayubakishije beto zingana gute, nubwo waba warashyizeho sima zikomeye nyinshi gute, iyo nziragwa kubera ko wayubakiye hejuru y'igisasu. Niko kubaka urugo wubakiye ku kinyoma, uriho urubakira hejuru y'igisasu, ejo bundi urwo rugo ruzasenyuka. Bwira umuntu ukuri agukundira ukuri, mubwira uwo uriwe agukundira uwo uriwe. Nimba kwanze kandi buriya hari uzagukunda, akazi kawe koresha ukuri. Nimba uhembwa make ujyanayo ayo y'umugisha, azakubera umugisha nyine. Kandi Imana nibona ari ngombwa kuguporomotinga ukabona akazi keza uzakabona, ariko ureke kurwanisha ikinyoma. Nukuri Yesu adufashe mu minsi ya none, tujye dukoresha ukuri. Umurokore n'utari umurokore ntiwabatandukanya, bose barwanisha ikinyoma, bavuga ibinyoma. Ariko Yesu yaravuze mu ijambo rye ngo mu byaha yanga urunuka n'ikinyoma kirimo no kubeshya birimo. Ariko ibyo ngibyo Satani yaravuze ngo mureke bikomeye, ngo ariko iki cyo ntacyo gitwaye. Ariko kiragitwaye, gituma utsindwa ku rugamba. Twumvise umusirikare utambaye sentiri ngorana ahura nazo, wanyagwa ibyawe, wanyagwa umugisha wawe kubera kutagira ukuri. Hari imitego wagwamo kubera kutagira ukuri. Hari ibyo Satani akunyaga, hari abantu utazana kuri Kristo kandi ari cyo wahamagariwe kubera ikinyoma. Ntubyare cyangwa abubyaye Satani akabiba kubera ikinyoma. Ikindi ntabwo umwanzi umurasa nkuko bikwiye kubera iki? Kubera ikinyoma. Yesu rero adufashe mu minsi ya none, adushoboze kuvuga ukuri, adushoboze kuvuga ukuri. Nimba wajyaga ugira intege nke, nimba wajyaga ugira intege nkeya mu kuvuga ukuri, saba Imana imbaraga. Ntacyo twashobora tudafite Yesu. Yesu yaravuze ngo ntacyo mwashobora mutamfite. Nimba wari ufite intege nke mu kuvuga ukuri, fata ibihe byo gusenga, usaba Imana iguha imbaraga zo kuvuga ukuri. Birashoboka ko ari umwuka ukuboshya ikinyoma. Iwacu bavugaga ibinyoma, ababyeyi bacu bavugaga ibinyoma, imigani y'ikinyarwanda nyinshi ni ibinyoma. Ariko nagira nkubwire ngo nimba ufite uwo mugozi ukuboshye wakubuzaga kuvuga ukuri, ufatira igihe usengere. Nimba kuvuga ukuri bikugora, fata iminsi usenge, aho kugira ngo ufate iminsi usengera amazu, usengera mu modoka. Fata igihe kinini usenga kugira ngo Imana igukize icyo kinyoma, kuko Yesu yaravuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, n'ibindi nzabibongerera. Rero mu bwami bw'Imana Yesu ubwe niwe kuri, niwe mwami. Nimba rero uvuga ko umufite, ngaho uvuga ukuri, kora nkawe. Nimba utari ubishoboye, bisengere. Aracyari ku ntebe y'imbabazi, aracyafite ubuntu atugirira abamuciriye bugufi bose. Uje ukamubwira ngo ntacyo nshoboye, aguha imbaraga. Nimba rero wari ubuze ukuri, fata ibihu bisengere mwene data, usaba Imana iguhe kuvuga ukuri. Nushaka utanga ibyifuzo agusengere, ariko ujye uvuga ukuri kugira ngo ubashe kunesha umwanzi turiho kurasana nawe, kuko urugamba turiho nirwari rwarangira. Yesu aduhana umugisha rero. Reka dusenge, reka dusenge Imana, reka twinginge Uwiteka Imana iduha imbaraga zo kuvuga ukuri kugira ngo tubashe kunesha umwanzi. Twize kukuri nk'imwe mu ntwaro Bibiliya yagize iya mbere mu ntwaro tugomba kujyana ku rugamba. Uzi ko ariyo yahereyeho mu ntwaro ngo ubanze ukenyere ukuri. Tujye rero kubanza kwambara iyo ntwaro ya mbere kugira ngo tujye kurasana n'uwo mwanzi. Reka tubisengere, Uwiteka aduha iyo ntwaro. Abatari bayifite mutangire, mubisengere, mubasabe Uwiteka ayibahe. Reka dusenge Imana, mbafashe dusenge Imana. Yesu aduhana umugisha. Mana turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye kubwira ijambo twumvise.
turaguhendahenze Nyiringabo Imana mu gihe gisa nk'iki. Satana tunyaza ukuri, Satana tubujije kuvuga ukuri, kandi ari intwaro ya mbere tugomba kujyana ku rugamba kugira ngo dushoboze kuvuga ukuri. Mwuka Wera ngwino utuyobore, Mwuka Wera ngwino utuneshereze dayimoni kinyoma uboshya abantu bawe. Ndaguhendahenze rero ngo umuntu wese wumvise iri jambo umusobanure kurushaho kandi umuha imbaraga zo kugendera mu kuri. Nagushimiraga rero Mwami kubwo dufashije kandi wumvise gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen.